Menya byinshi cyane bitandukanye kuri Mugisha Robson. Menya byinshi byimitse ko uyu musore wafashe izina mu gihugu cy'u Rwanda cyane nko muri showbiz nyarwanda. Nkuko mubizi amazina yose yiswe n'ababyeyi bamwita Mugisha Robson. Robson tajutinya kuvuga ko yavukiye ku Kibuye kera kabaye akisanga ubuzima bwe uburi kubungabunga cyane mu mujyi wa Kigali. Kenshi cyane tujya twibaza ko uyu musore yaba imiterere ye uko avuga n'uburyo akunze kugaragara ari kuganira. Mugisha Robson wagarutsweho n'abantu benshi cyane batandukanye, yaba abantu bakuze bakunze kugaragara bavuga ibyiza cyangwa se ibigwi by'uyu musore, uburyo aganiramwo, uburyo yubahamo abantu, bikaba ari nabyo bintu byamuharuriye inzira akaba afite igikundiro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twese nkuko tubizi Mugisha Robson tumuzi nka producer ukunze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda afasha abandi bahanzi bagenzi be. Ikindi kandi ibyo akabikora nawe ari umuhanzi ndetse unakunzwe cyane yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Mugisha Robson ni umwe mu bahanzi bazamutse kandi bamenyekana mu gihe gitoya, kandi mu by'ukuri akaba ari nawe musitari wa mbere uza ku mwanya wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ukunze kugaragara avuga yuko asa nkaho yakuze afana Mugisha Benjamin tuzi ku izina rya Tiger B ariwe The Ben, akaba n'umwami wa muzika mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi akunze kubigarukaho yaba bahuriye muri studio cyangwa se bari muri shoot runaka, cyane ko nyuma y'uko Mugisha Robson yakomeje kugaragariza amarangamutima bamwe mu bantu babana muri society nyarwanda cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Nkuko tuzi ko Element ari umwe mu bantu bakunze kugaragara cyangwa se bafite amarangamutima, kandi twajya gusesengura tugasanga The Ben nawe ari mu bantu bakunze kugaragara basa nkaho bagira amarangamutima ari hafi cyane. Aba bombi bakomeje gukora ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko bikunze kugaragara yuko The Ben akunze kuba ari kumwe cyangwa se ari hafi y'uyu musore Mugisha Robson ariwe Element L mu bijyanye na music nyarwanda. Ku munsi w'ejo ubwo The Ben yajyaga gukora igitaramo mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda, nibwo yaje kwifashisha bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye, gusa ntiyakirengagiza Element L nk'umuhanzi ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi utajya ukunda kuvugwaho cyane yaba mu matiku cyangwa se no mu bindi bintu bigiye bitandukanye nk'imico mibi. Menya byinshi bitandukanye, mwibutse gukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu duhora twa-uploading. Kora subscribe kore kukazugira kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye bitakugoye. Ku munsi w'ejo ubwo bakoraga igitaramo mu gihugu cya Uganda, aba bombi uko ari babiri ndagira ngo utege amatwi, nibwo haje kugaragara umukobwa w'ikizungereza wo mu gihugu cy'abaturanyi wemeye azamuka ku rubyiniro cyangwa se aho dukunze kwita kuri stage, ahasanga uyu muhanzi nyarwanda Element L wakunzwe n'abatari bake ku mugabane wa Afurika. Uyu mukobwa yazamutse yambaye imyambaro itangaje, ari nayo yakomeje kuvugisha abantu benshi cyane batandukanye kuri social media, yaba TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Abanyamakuru bagiyeho barandika byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse n'amayobera k'uyu musore Element L ukomeje kwigarura imitima y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cyane ko abakobwa bakomeje kugaragara bifuza guhura na Element. Uyu mukobwa wazamutse ku rubyiniro ntiyazamutse ari wenyine, cyane ko yazamukanye ipinda, yazamukanye umufungo w'amashiringi ayamunyanyagizaho mu kumugaragariza ko amukunda, ndetse atajya atangwa no kujya kureba muri bimwe mu bitaramo uyu muhanzi aba yakoze mu bihugu bigiye bitandukanye. Gusa abantu benshi cyane bagiye bandika inkuru zigiye zitandukanye kandi banabyitiranya urukundo, amarangamutima ndetse no kunyurwa na bimwe mu bihangano by'uyu musore. Ibyo byose kandi byatewe no kubona uyu mukobwa wari wambaye akamini kagera hasi, mbese benshi cyane bavuze ko yari yambaye atikwije, akaba ari nabyo bintu byakomeje guteza impagarara kuri social media nyarwanda n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Gusa Element ayibona nkaho ari umufana cyangwa se ari ibyishimo nkuko akunze kugaragara abivuga. Ubusanzwe n'ubundi akora imiziki ye yitonze, kandi iyo miziki ayikora harimo message zigiye zitandukanye, zaba kuba wabwiza ukuri cyangwa se wakereka amarangamutima yawe umuntu ukunda cyangwa se umuvandimwe wawe. Gusa abandi ntibacitse kuvuga ko Element ashobora kuba ngagiye kuba umuntu ukomeye mu bahanzi bazamutse mu gihe gitoya ku mugabane wa Afurika, bakahita banamenyekana cyane ko ari kuza ku bahanzi
bafite izina kandi nyamara batajya bagira akavuyo ko gusohora indirimbo. Element ni umuntu ujya ukora indirimbo cyangwa se ugira igitekerezo cyo gusohora indirimbo akabanza akayitondera akayikora ku buryo ki umuntu wese uzayumva azakururwa nayo. Kandi abantu benshi bagiye ku nkuta barandika, ngira ngo benshi cyane murabizi igihe Element yaziye muri social media cyangwa se muri showbiz nyarwanda, hari abantu benshi cyane yagiye asanga hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bari kwihiringa bashaka umufungo bakwita iyo bwabaga, yewe bagenda amajoro, ariko ukaba usanga ahanini nta kintu barageraho. Ngira ngo nk'uko mubizi Mugisha Benjamin ariwe The Ben ni umuntu mukuru, ni umuntu umaze igihe kinini cyane muri muzika nyarwanda, ariko bimwe mu bitaramo akunze kugaragara ko ntajya yibagirwa uyu muhanzi Element. Kandi nyamara mu gihugu cy'u Rwanda dufite abahanzi benshi cyane bagiye batandukanye bafite izina kandi bazi kuririmba, bafite impano nziza, ariko yajya agahitamo uyu muhanzi. Wakibaza niki cyabaye? Benshi cyane bagiye bavuga ko uyu muhanzi ashobora kuba yarishyuye The Ben, ariko siko biri. Mugisha The Ben wigeze gusimbukana na Bruce Melody bavugana ku byo gukorana indirimbo ngo igapfa ngo bitewe na PlayStation. The Ben akunze kugaragara cyangwa se akunze kuvuga ko ari wo mukino wa mbere akunda, gusa Bruce Melody aza kwifata nk'aho ari ibintu bikomeye, ari agasuzuguro. Element akomeje gukora cyangwa se akomeje kugaragarira abantu bose ko nta mutima mubi, nyamara n'ibyo akora byose agerageza kubishyiramo ubwenge bwinshi cyane, kuko burya kugira igikundiro bisaba no mu mutwe. Burya iteka nukora ikintu umva ukishimiye, umva ugishaka, jya ubanza witonde, kuko amarangamutima yawe si ya mugenzi wawe. Burya ikintu ukunda cyose ntabwo ari cyo mugenzi wawe ukunda, kandi nujya gukora n'ikindi kintu ubona ko wowe ubwawe kirengeje ubushobozi bwawe, jya wegera abakuruta bakugira inama, cyangwa se ubanze utekereze urebe ko icyo kintu nta ngaruka kizakugiraho. Bimwe mu bintu biranga ubuzima bwa Element, utajya ukunda guhubuka cyangwa se abe yakora ikintu ngo kize kimugwiririye. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr Singa TV, waba duhuriye kuri TikTok kora follow, waba duhuriye kuri Instagram kora follow, yaba duhuriye kuri Facebook kora follow, kuri YouTube kora follow, kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu n'amakuru atandukanye muri showbiz nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Kora subscribe ujye uza mu bambere mu bantu bakurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwibutsa ko kandi hari n'ibindi biganiro twagiye dukora kuri YouTube yacu wakabaye ukurikirana kandi bigiye bimeze neza cyane. I love you my friend.